Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe, ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri, turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9, turi mu mwaka wa 2025. ni munyemerere mbabwire ko nanone muri iki gitondo ikituzinduye ari amakuru agezweho. Amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Hanyuma turaza kugaruka cyane cyane hano muri Sud Kivu, aho ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Amakuru dufite atariho ivumbi aremeza ko mo hano hamaze kugeraho mo hafi ibihumbi 30 birenga by'abasirikare biteguye kuza kuba basubiza inyuma ibitero bya M23. Ese muri iki gitondo ibihumbi 30 birahanga bibyutse bimeze bite? Byose amakuru tugiye kugenda tubagezaho. Hanyuma turaza kugaruka ku nkuru iremere cyane. Ku munsi w'ejo twaravuze tuti witwa Gasita, General Gasita, mu by'ukuri bavuze abazarendo bavuze ko naramuka kandagiye hano mu Buvira cyangwa se muri Uvira baraza kuba mu by'ukuri bamumerera nabi. Amakuru dufite atariho ivumbi, uyu mugabo yamaze kuba agera hano muri Uvira, nkuko amakuru abivuga. Gusa ariko kugera kwe hano muri Uvira bikaba byari bimeze nka surprise, kuko icyitwa wazarendo ntabwo bigeze bamenya uko byagenze. Bagiye kwireturuva gusa basanga uyu mugabo yageze muri eta majoro hano muri Uvira. Byagenze bitero byose turaza kugenda rwose tubikuvira imuzi n'imuzingo. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukanda kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye uba mu mbere mu kubona amakuru akihagera. Ku munsi w'ejo M23 AFC bakoze icyitwa press conference iteye ubwoba. Ni press conference yakozwe na perezida wa AFC, yagaragayemo rero perezida wa AFC uyu ni Corneille Nangaa, ndetse we harimo n'abandi bagiye batandukanye, harimo umuvugizi wa AFC wungirije ni Oscar Barinda, ndetse we hakaba hariho n'umuvugizi wa gisirikare cyangwa se mu bya gisirikare wa M23 akarero ari Lieutenant Colonel Wiringoma. Bose hakaba ari bahari. Iyi press conference rero ikaba ari press conference yari ikomeye cyane, ndetse mugenzi wacu Vincent akaba yirimo byinshi tukaba tugiye kugenda tubavira imuziri muzingo. Amagambo akomeye cyane yatangajwe na Oscar Barinda agaragaza ko mu by'ukuri nta kindi kigiye gukorwa kitari ikigendanye no kwa mu by'ukuri intambara igiye kuba yakwaka. Byose nibyo tugiye kugenda tubabwe. Wenda gato cyane reka tubanze twumve akantu gato cyane ku byatangajwe na Oscar Barinda mbere yuko tuza kugenda rwose tugera mu makuru cyangwa se mu nkuru zacu mu buryo burambuye. Amaze gutanga ikiganiro hariya ashaka gutangariza isi yose y'abakongomani ko Tshisekedi na leta ye banze ibiganiro, ahubwo batoranyije inzira y'intambara. Ubu ngubu yatangije intambara yeruye. Yes, ati Tshisekedi na bagenzi be banze mu by'ukuri inzira y'ibiganiro, ahubwo batangaje intambara mu buryo bweruye. Ndagira ngo mabwire ko aya makuru tugiye kubagezaho muri iki gitondo, ibyo tugiye kugera rwose tubagezaho nibyo mutigeze mumenya, ibyo amatwi yanyu atigeze mwumva, niyo makuru tubazane muri iki gitondo. Ngira ngo mwabyumvishe mu by'ukuri, niho tugiye kwinjira cyangwa se nimwe turi buze kugenda twinjira muri press conference abaye ku munsi w'ejo. Ati Tshisekedi ndetse n'abafatikanyije inzira y'ibiganiro barayanze rwose, nta nubwo bashaka kwikozwa, atahubwo igisigaye nuko bateguye intambara. Byose rero byo tugiye kugenda tubabwira cyangwa se bayiteguye bate. Wowe urasabwa gusa kubana natwe nkuko nabigusabye, ukankandira kuri subscribe niba utarabikora ukabikora, hanyuma warabikoze ukankandira kuri like ndetse ukanasharinga kugira ngo mu by'ukuri tuzajye tubana gatanu kuri kagenzi kako. Mu makuru tubafitiye rongera ngo murabizi, twarero babwiye ko mu by'ukuri uwitwa Brigadier General Olivier Kasita, uyu nguyu n'umwe w'abanyamurenge bakomeye cyane, ndetse banafite amapeti. Urumva Brigadier General urumva ko n'umwe wa generals cyangwa se mu ofisiye bakomeye cyane,
babarizwa mu butegetsi cyangwa se bari mu gisirikare cya FARDC. Uyu rero akaba yarashyizwe hano muri Uvira kugira ngo ariwe utangira ibirutero cyangwa se utangira operation hano muri za Uvira. Impamvu rero munyamukuru ngo bamuzanye ngo twagiye tuyigarukaho ngo nuko ari umwe mu bantu rwose ushobora kuzajya bafasha mu kumenya n'amakuru y'abanyamurenge hano cyangwa se muri twirwaneho uko bimeze. Nk'uko rero byari byatangajwe ko agomba kuba aza hano i Uvira mbere y'uko ava i Kinshasa, nyuma y'uko ava i Kinshasa. Nibyo koko yavuye i Kinshasa agera hano i Bujumbura ku munsi w'ejo, ndetse abazarendo bakaba bari baravuze bati arakandagira mu butaka bwa Uvira, duhita tumwivugana, duhita tumukura ku isi rwose kuko ni umunyarwanda ndetse rwose n'uwo mututsi wo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse akaba ari n'umunyarwanda. Ku munsi w'ejo uyu mugabo byamusabye cyangwa se byabasabye ko uyu mugabo rwose aza mu buryo bukomeye cyane bw'ibanga, kuko mu makuru twamaze kumenya turi gukura ku mbone zacu ziri hariya muri Uvira. Uyu mugabo ku munsi w'ejo yari yageze hano muri Uvira, ndetse ngo akaba yaraje mu buryo bw'ibanga butazwi cyangwa se bazaniro batigeze bamenya. Bagiye kumenya gusa ko yageze hano muri Uvira already yamaze kugera muri aho bita muri etat majoro, ahagomba ko hakomandingirwa urugamba rugomba kuba rukuruba cyangwa se rugomba kuba rurwanwa mu by'ukuri rwo kugira ngo barebe ko bakwigarura bino bice. Inkuru ingeraho muri iki gitondo iravuga ngo iki, dore uko inkuru imeze. Ahagana saa sita zijya gushyira saa saba zo kuri uyu wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo uyu musirikare mukuru yageze muri Uvira. Ubwo nimo nagenda nkotinga ibyo umugenzi wacu cyangwa se mutaramu wacu aba yagiye mu by'ukuri uburyo cyaba yagiye nyandikira inkuru rwose ikimara kumugeraho rwose ibyo yahise antangariza. Bambwire ko ndi mu kiganiro uti wenda nibura nk'iminota 50 gutyo turi buvugane. Nibwo rero yahise adutangariza mu by'ukuri ibyo uko ibintu bimeze cyangwa se uko nibwo yarageze hariya muri Uvira, rwose ndetse ageramo n'abamwungirije cyangwa se n'abamuherekeje. Amakuru aravuga ko uyu mugabo yaraje akubutse cyangwa se aturutse hano mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma mu kuva mu gihugu cy'u Burundi rero yahise aza hano muri Uvira, ariko aza batabizi. Mugenzi wacu arakomeza avuga ati uyu mugabo muri uyu mujyi wa Uvira ntabwo bigeze amenya igihe yaziye, kuko yaje azanye n'abasirikare bari baje hano muri Uvira b'Abarundi. Abari aho rero bamenye bagira ngo ni ingabo z'Abarundi cyangwa se n'igisirikare cy'u Burundi kije hano muri Uvira. Kumbi General Brigade General Gasita nawe yamaze kugira ute, yamaze kugera ahangaha. Wazareno ngo bageze nyuma bagiye kumva ngo uwitwa General Gasita yageze muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse ngo ikintu bakoze ubu tuvugana, wazareno ngo bahise batangira kugota cyangwa se kuzenguruka iyi etat majoro ya FARDC, bigaragara ko bashobora kuba baruharwana cyangwa se batangiza ibitero anytime cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose hano igihe Gasita yabasohotse hano mu by'ukuri muri Uvira cyangwa se muri etat majoro. Kugeza amasaro kugeza muri iki gitondo umwuka w'intambara urimo ngo uragaragara hano muri Uvira, cyane cyane hano nyine kuri etat majoro, kuko ngo wazarendo baharaye bagogere cyangwa se bari gucunga ko uyu Generali Gasita yasohoka, bamara no bakagira ute bakamugabaho igitero. Gusa FARDC nayo ngo ntabwo mu by'ukuri iri buze kubareka, kuko ngo ikomeje kubagira inama yo kuba bataha cyangwa se bagasubira mu birindiro byabo aho basanzwe baba. Bitari ibyo ngo anytime ngo FARDC ngo ishobora gutangira kubafata ikabashyira muri za mabuso, bakwanga ikaba ndetse ngo habaho imirwano cyangwa se habaho intambara. Ngibiro ibya hano mu by'ukuri muri Uvira, Brigade General Gasita yabaze kuba ahagera,
ariyo mpamvu uri kumva mu by'ukuri ibintu bisa no bigiye guhinduka. Mbere yuko agera ahangaha yabanje kugera Kinshasa agira inama ikomeye cyane n'abandi ba etat majoro ndetse we n'abandi bakomandazi b'urugamba hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, akomereza mu gihugu cy'u Burundi, ava mu gihugu cy'u Burundi rero ahita aza hano mu by'ukuri muri Uvira. Mbibutse ko no muri hano mu Burundi muri Melchior Ndadaye cyangwa se hano za Bujumbura naho hari habaye inama nayo nk'iyi ngiyi bakoreye hano Kinshasa, yari yitabiriye etat major cyangwa se yari yitabiriye uwitwa Hamada uhagarariye FDLR ndetse na Prime Niyongabo, nk'uko amakuru yagiye abigaragaza cyangwa se abivuga. Reka sasa rero ku murongo wa telefone dushakishe mugenzi wacu Vincent kugira ngo twinjire mu makuru sasa muri press conference, mwiyumvire ukuntu ibintu sasa bimeze. Twe tumaze igihe tutabona mu by'ukuri umuvugizi cyangwa se perezida wa AFC aza hano muri press conference. Ubwo rero kuba yahageze ibintu bisa no byamaze guhinduka, ngira ngo kandi mwumvishe amagambo Oscar Barinda yatangiye n'ubwo wenda tutabagejeho yose, tukasa n'abaho gake kugira ngo babaho gake kugira ngo mwumve uko bimeze, mwumvishe uko ibintu bimeze. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza bwana Fighter. Urakomeye? Ngaho ndashima Rurema. Aha, yes Vincent, rero rwose muri iki gitondo already urabizi ko iyo tuguhamagaye nk'izi saa 3 turi muri studio twamaze kuba tuhagera. Ndagira ngo sasa twinjire mu makuru yacu. Ndashaka kugira ngo tugaruke kuri press conference yabaye ku munsi w'ejo, dore ko uri umwe mu bantu bari bayitabiriye cyangwa se bari bahari. Ariko mbere ko twinjira mu byatangajwe, ndagira ngo tubanze turebe kuko n'ubundi ni press conference yabanjirijwe n'itangazo rya AFC M23. N'ubundi ndagira ngo ariko tuyitangira mbere ko tujya ku byatangajwe cyangwa se ku byavugiwe muri press conference, reka tubanze turebe itangazo rya AFC M23. Nibyo nk'uko bivuga ni inama yabaye byo igoma irimo Colonel Nangu uyobora AFC M23 ndetse na Bertrand Bisimwa umuyobozi wungirije ushinzwe ibibazo bya politike ndetse na diplomasi. Mu byo rero batangaje babanje kugeza ku banyamakuru itangazo rigenewe abanyamakuru, mu by'ukuri rivuga muri rusange ishusho y'urugamba bahanganyemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yego, aho ari itangazo ryari rikubiye mu ngingo zigera muri 5. Colonel Nangu rero niryo yahereyeho abimenyesha abanyamakuru, aritumenyesha arangije nibwo yatanga n'umwanya ku banyamakuru kugira ngo bagire icyo bamubaza ku bindi byose twibazaga. Ariko ubona itangazo abantu bose bari bakeneye kugira ngo bamenye ibikubiyemo, kubera ko yatangiye avuga ku mahame basinyanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko agaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa butayubahirije nk'uko bayasinye. Yego, agaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagambaniye sinyatire bwashyize kwa aya mahame. Aravuga ati amahame twasinye Doha ku itariki 19 z'ukwezi kwa 2025 hagati yacu n'ubutegetsi bwa Kinshasa dufashijwe n'ubufasha bw'umuvandimwe w'igihugu cya Katari. Ati rwose ubutegetsi bwagambaniye sinyatire yabo gushyira mu bikorwa ibyo basinye byarabananiye. Ati rero turagira ngo tubamenyeshe ibintu byabananiye bikomeye kandi ubona yuko ari byo aya mahame yari ashingiyeho. Ati kuko twebwe icyo twifuza ni amahoro, turifuza ko buri muturage yishyira akizana kandi abona ibyiza by'igihugu nk'umunyagihugu ufite uburenganzira bwuzuye. Ati mbere ubutegetsi bwa Kinshasa bwite tugira ngo tumenyeshe abaturage ba Kongo, tumenyeshe urwego mpuzamahanga, tumenyeshe n'umuhuza. Ati cyambere nuko twari twasinye yuko hagomba kubaho kubahiriza agahenge guhagarika intambara mu buryo buhoraho. Atari ku butegetsi bwa Kinshasa ibi bintu ntabwo babishyize mu bikorwa kuko barabyishe. Ati kandi ubona iki ari icyaha kigize kibangamiye amahoro nk'uko Nanga yabivuze. Yaravuga ati ingabo za Kinshasa zifashijwemo n'ingabo z'abarundi, zifashijwemo na FDLR, zifashijwemo na Wazalendo ndetse n'imbonerakure. Ati ubona biyobowe na Felix Tshisekedi, ati bakomeje kugaba ibitero bitandukanye kandi
ibitero byibasira abanyamurenge ati bakarasa mu bice bituwe n'abaturage cyane ubona ko bagamije kwica abanyamurenge ati ibyo byose rero ni icyaje kibangamira amahoro twifuzaga ati niyo mpamvu tuvuga ko ari icyaha cy'intambara arimo akora ari icyaha kibangamiye amahoro. Aravuga ati mu biganiro byose twitabiriye yaba ibya Nairobi yaba ibya Kampala yaba Rwanda yaba Addis Ababa ati ni ibiganiro byose byari bigamije yuko tubona igisubizo gifatika tukaganira ku bibazo muzi biri mu gihugu cyacu ati cyane cyane mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo atahubona yuko koalisiyo ya Tshisekedi n'ubutegetsi bwiwe ati bagamije gukora jenoside ku baturage batuye mu mirimo mu murenge za Ituri ndetse n'ahandi atari kubona yuko Tshisekedi batabikorwa by'uko yakemera gushyira mu bikorwa ibyo yasinyiye. Kwa kabiri baravuga bati Tshisekedi yanze kurekura abafungwa yafunze kandi abyanga ku bushake ati iki nacyo tugifata nk'icyaha kigize ubugambanyi. Ati ibyo twari twavuze twiyemeje bizakorwa twari twavuze yuko icya mbere agomba kurekura abantu yafunze abarengana bakekwaho gukorana na AFM 23. Ati rero ibi twasiye twari twabyemeje ati gukora iki gikorwa ntabwo ari impano yari kubahaye AFM 23 nuko ari uburenganzira bwacu kandi bwo kugira ngo abantu bafungwa bakekwaho gukorana na AFM 23 barekure kuko bafashwe mu buryo budakurikije amategeko. Ingingo ya gatatu aravuga ati ikindi kintu Tshisekedi arimo akora n'ubutegetsi bwiwe kibi ati ni ukubangamira ku buryo bukomeye uburenganzira bw'abaturage no kwishyura ukizana ati twavuga ko ari igikorwa nacyo gikabije kandi kibi. Aravuga ati ibintu bibera muri ho Plateau Uvira na Fizi atubona ko biteye ubwoba ati reba nk'igitero yagabye ku itariki 30 mu Minembwe ati igitero cyakigamije kumarisha abaturage batuye Minembwe ati reba igitero yagabye aho bita Ruhinja muri Mwenga ati igitero yaragamije kugira ngo ajye kwigarurira umujyi wa Bukavu nk'uko yabivuze ati ibyo nabyo ni ibikorwa ubona yuko bigamije ubushotoranyi ati igitero yagabye Warikare agamije kugera za Masisi agamije no kuza gufata umujyi wa Goma nabyo ni ibitero bigaragara yuko yagiraga ngo abangamira amahoro kandi abangamira n'abaturage. Ingingo ya kabiri aravuga ati ikindi twebwe aho duhagaze na AFM 23 ntabwo tuzahwema kwitabira ahantu hariho hose haboneka amahoro kandi amahoro afasha abaturage kugira ngo buri wese atange igitekerezo cye ati biganza tuzabona kubyitabira ati kandi ibyo twasabwe twatangiye kubikora ati niyo mpamvu rero twebwe abaturage ba Kongo communauté internationale idakwiye kubona yuko nta bushake dufite mu kubahiriza ibyo twashyizeho umukono ku mahame atahuko ubangamiye amahoro ubangamiye ibyo twasinye babone ko ari Tshisekedi ari twaberetse n'ibimenyetso. Ingingo ya gatanu yahamagariye communauté mpuzamahanga ahamagarira Katari ahamagarira abaturage ba Kongo ko bakwiye kubona yuko Tshisekedi ari ikibazo ko bakwiye kubona ko Tshisekedi abangamiye inzira zose z'amahoro noneho nibajya bamubona bajye bamwibutsa bati ko ibyo wasinyiye utabishyira mu bikorwa ibintu urimo ukora umarisha abaturage ukomeza ubarasa ubica amanywa n'ijoro bifatanya n'abajenosideri ati ibi bintu ejo cyangwa ejo bundi uzabibazwa ni ukugambanira amahoro ati kuko isaha n'isaha bizagaragara ko uruhare rwawe mu bibazo biri muri Kongo ukwiye kubazwa kandi uzabyishyura. Nibyo rero yatangaje mu itangazo noneho haza kujyaho umwanya muri make wo kumubaza ibibazo twibazaga. Yego Vincent ndibona kumva ibibazo mwabibajije cyangwa byaje kurangira mutayimubajije? Oya twamubajije agira ibyo asubiza akagira n'ibyo ataruka.
yabajwe ku kibazo cyerekeranye n'uburyo abona imanza zirimo zicibwa, bamubaza ku byerekeranye n'uko abona urubanza rwa wahoze ari perezida Joseph Kabila. Birinze kugira byinshi avuga kuri Joseph Kabila, aravuga ati twari dufite amahirwe yo kuba dufite uwahoze ari perezida kuko yakwiye gufatwa nka zahabu, kuko azitera muri Congo atari ko gufungura ifungwa afunze atangiye gufunga abandi. Ati dukwiye kubigaya. Yirinze kumuvugaho byinshi kuko wabonaga ku maso urebye n'ijisho ry'umunyamakuru ko hari ibindi arimo atekereza. Ntabwo yamutangajeho byinshi, agaruka kuri Costa Mutamba ndetse n'abandi benshi agenda bavugaho. Aravuga ati rero wenda kugira ngo ibintu tubyinjiremo neza, twahita tujya none sasa iryo ryari itangazo, twahita twinjira muri press conference noneho sasa in deep tukayinjiramo mu buryo burambuye. Noneho aravuga ati twebwe iki turaje ishinga, yego, ati ni ugushyira iherezo ku bibazo byatewe na perezida Tshisekedi, ati birimo kubeshya, ati nanjye ngewe ubwanjye kubeshya yabyise esikoro, ati kubeshya kwa Tshisekedi, ati byangizeho ingaruka, ati ndi inzirakarengane y'ububeshyi bwa Tshisekedi. Aravuga ati nyuma ya kongere ya Union Sacrée, ati bamwe mu bagize iri huriro abakadere baryo ndetse n'abariyobora, ati harimo bamwe muri bo bampamagaye barambwira bati twatunguwe n'amagambo yatangajwe na perezida Felix Tshisekedi, ati aho yatangaje yuko atifuza ibiganiro ibyo ari byo byose byabera hanze ya Congo, kuko ibiganiro byakataye twari twiteze ko byagira icyo bikemura, ati ariko twatunguwe cyane twumva avuga yuko adashyigikiye ibiganiro ibyo ari byo byose biri hanze ya Congo ko nta gisubizo yitezemo. Ati rero Colonel Nanga, ati kuki uri gutinda kuza kutubohora, ati niwe dutegereje, agaragaza yuko abagize ihuriro ry'amashyaka ashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa nabo bavugana kandi ngo bakamuhamagara bamubwira yuko yakakwiye kujya kubabohora. Hanyuma Vice, ni iki yatangaje sasa muri press conference? Ubwo ibyo byari bikubiye muri iryo tangazo basohoye mbere ya press conference ku munsi w'ejo. Twinjize noneho mu magambo yatangajwe muri press conference. Yavuze ko AFC 23 bagiye gushyira ngo iherezo kugereza umutungo w'ikigega bita Frivao ni cya kigega cyafashaga abaturage bagizweho ingaruka n'intambara yabaye hagati ya Uganda ndetse na Congo muri za 1996 kugera muri za 2003. Yavuze yuko harimo n'amafaranga Mutamba akurikiranyweho. Aravuga ati rero ngiye gushyira iherezo kugereza uyu mutungo wa Frivao atugenewe abaturage ba Kisangani, ati babaye inzirakarengane kubera ko Tshisekedi akoresheje Mutamba bari kunyereza amafaranga yabo. Atari ko ati nka AFC 23 tugiye kubishyiraho iherezo. Avuga ko bohereje delegasiyo idoha. Aravuga ati Doha ntabwo twoherejeho delegasiyo, atari ko twoherejeho gurupe, ati ijya kuganira ku kibazo cyo kurekura imfungwa zacu ndetse no kubahiriza agahenge. Agaruka ku byerekeranye nanone n'ibiganiro byari byateguwe na Thabo Mbeki muri Afurika y'Epfo. Aravuga ati twahawe ubutumire na Thabo Mbeki, atadusaba yuko twitabira ibiganiro bihuza abanyafurika y'Epfo ndetse n'abanyafurika batandukanye. Ataravuga ati turabatumiye namwe kugira ngo muze, ati kuko kuza kwanyu bizatuma ko tunaganira ku bibazo biri muri Congo dushaka uko byazakemuka kuko hazaba harimo n'abandi. Aravuga ati twohereje itsinda rifite imbaraga kandi rikomeye risobanukiwe ryaduhagarariye, ati nubwo Tshisekedi yanze kwitabira bino biganiro, atari ko ntabwo byari ibiganiro nyirizina, atahubwo bwari uburyo bwo kwiga ukuntu twazabiganiraho tukareba ibibazo dufite, tukagira uburyo twazaganira kuri ibyo bibazo n'uburyo byakemuka. Aravuga ati twebwe dufata Thabo Mbeki nk'umuntu w'intwari wabaye perezida uzi byinshi kwa bino bibazo kuko yabaye umuhuza muri 2002 Sun City, ati na n'ubu rero yaba umuhuza mwiza,
atari ko Gisekedi ubona atifuza ubuhuza ahubwo ashyize imbere intambara. Aravuga ati nanone Gisekedi akwiye kuryozwa ubwicanyi bubera mu ntara ya Ituri. Nanga avuga ko Gisekedi yashyizeho etat de siège mu buryo bwo kugira ngo ashakire umuryango wiwe n'abavandimwe biwe akazi. Ati nk'ubu yafashe umuvandimwe wiwe John Ruboya Nkashama atamugira guverineri militaire w'intara ya Ituri. Ati nta kindi bari bagamije buriya etat de siège kwishyiraho bwari uburyo bwo kugira ngo bibonere uburyo biyibira amabuye. Ati uyu rero John Nkashama ni umuntu w'umuhemu uri hariya. Ati washyizweho na Gisekedi ati kugira ngo batangire bice abo mu bwoko bw'abahema. Ati bakoresheje rero umutwe wa Kodeko ati kugira basahure zahabu basahure amabuye y'agaciro. Ati bakora ubwicanyi. Ati batangiye kwica abaturage. Ati biyobowe n'uyu John Ruboya. Ati agakorana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye ku rugero ni Kodeko. Ati ibyo byose rero Gisekedi akwiye kubibazwa. Nanga akavuga yuko mu byerekeranye na Minembwe hari abagambanje tete ko abo mu bwoko bw'abatutsi Minembwe bakurushaho kwitwa. Ati murimo murakora iki kujya kubatabara? Mu gisubizo cyiza gitandukanye naho bakundaga kuba bahagaze abo muri AFM 23 kuvuga ko bazajya Minembwe gutabara mu bwoko bw'abatutsi. Nanga yavuze yuko ngo batazajya gutabara Minembwe bagiye gutabara abatutsi, ngo bazaba bagiye gutabara abanyekongo, ngo kuko abavuga iyo mvugo ngo ari ababokamwe n'ivangura. Avuga yuko ngo abo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mwabira bice ngo ari bake cyane kuko 80% byabo bahunze bahungira mu bihugu bitandukanye, ngo kandi ko bagiye bafata ubwene bw'ibindi bihugu. Ati rero ubutegetsi bwa Kinshasa baracyitwaza yuko abanyamurenge b'abatutsi bagituye mwabira bice. Ati bakajya kubarasa kandi babarenganya. Ati n'uwo babonye asa n'umunyamurenge ati afite isura y'umututsi ati baramwita. Atanga urugero avuga ukuntu mu cyumweru gishize Kinshasa bahishe umusenegale ngo kuko yari afite isura y'abanyamurenge bamwitiranye n'abanyamurenge baramwica. Baza kumenya nyuma yuko bishe umusenegale ari uko abasenegale bavuze ati ibintu mukoze ni ibiki. Baravuga ati twari twuzi ko ari umunyamurenge. Agaragaza uburyo ki ubutegetsi bwa Kinshasa nyine butebera ku isura y'abantu bushaka gutemba abo mu bwoko bw'abatutsi. Aravuga ati yaba ari abatutsi barimo barapfa, yaba ari abahema, yaba ari abandi baturage. Ati nk'aho twaberetse turi, ati nk'aho twaberetse mu bindi bice bitandukanye. Ati rero icyo tugiye gukora twe no gutabara abakongomani bose, ntabwo turobane tuvuge ngo turatabara runaka tureke runaka. Bamubaza ku byerekeranye n'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira aravuga ati umujyi wa Uvira nta buyobozi ufite. Ati ariko twebwe ibyerekeranye no kuturasa no kutugaba ibitero, ati ubundi twebwe icyo dukora nuko twitabara. Ati ntituzanga kwitabara cyangwa gutabara abaturage. Nanga bamubaza ku kibazo cyerekeranye no kwibira amajwi Gisekedi kuko yaravuze yuko Gisekedi ngo atigeze atsinda amatora. Baramubaza bati kuvuga yuko Gisekedi atatsinze amatora kandi ari wari perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora, si wowe wamwibiye amajwi ukamutangaza? Aravuga ati rwose mukwiye kumbabarira kuko ndicuza nanjye ibyo nakoze. Ati ariko nta bundi buryo nari mfite bwo kutabikora kuko bwari uburyo bwo gutabara igihugu kitagwa mu manga. Ati rero ndababwira yuko utarakoze icyaha ari we wantera ibuye. Ati ariko nanjye nahise mfata icyemezo cyo kuza kwifatikanya n'uyu muvandimwe Bertrand Bisimwa muri AFM 23 kugira ngo ikosa rakoze ryo gushyiraho umuntu utari we tumukureho. Ati nzabiharanira amanywa n'ijoro ku buryo avaho, noneho ibyo twakoze bitari byo tubikosora. Nanga rero bazwa ku byerekeranye na Gisekedi no kuba yaravuze ko atazakomeza kwitabira ibiganiro ngo ko bitamucira umwenda. Mwebwe nka AFM 23 muhagaze. Nanga aravuga ati twebwe nka AFM 23 ati aho duhagaze nuko icyo ari cyo cyose cyazana amahoro tuzakitabira. Ati twe dufite ko kwitabira ibiganiro byose,
kugira ngo tuganire ku bibazo byacu, kuko ni ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, ni ikibazo cya politike gikwiye gukemuka mu buryo bwa politike. Ati Tshisekedi ati njyewe mufata nkayo nawe muri Bibiliya, ati wateje ibibazo binini, we ateza ibibazo mu bari bari mu bwato bumwe, ati ariko baje kumujugunya mu nyanja, ati gishikiramumira, ati biza kurangira ibibazo bikemutse. Ati Tshisekedi nawe tuzaganira dahari, kuko abakongomani Tshisekedi ashobora kwanga kuganira none ariko bakazemera kuganira kandi barabishaka. Ati ibiganiro bizabaho Tshisekedi atagihari. Baramubaza ati Tshisekedi muzamushyira hehe ko bamugereranyije na Nanga, hari aho mugiye kumujugunya mugereranya n'inyanja? Mu buryo buri mu buhanga bwinshi aravuga ati Yona nawe yatawe mu mazi ariko Imana imirindiramo. Ati Tshisekedi rero nawe azashyirwa, azaharindirwa n'Imana yamuremye. Ati twebwe icyo twifuza ni uko twagirana ibiganiro n'abakongomani, kuko atabyifuza akava mu nzira. Ati none ibiganiro bikaba adahari. Avuga yuko rero icyerekeranye n'ibindi bibazo byose bigenda bigaragara muri Kongo, muri gihe cyose byaramuka avuyeho ngo bizakemuka. Muri make nibyo byaranze press conference ya AFC 23 n'abanyamakuru. Ubwo ikigaragara rero nge ikintu mba nkuyemo ndetse gikomeye cyane nuko kuvuga ko bagomba kureba bashyira ku Tshisekedi kugira ngo abakongomani habeho ibiganiro, kugira ngo bibeho. Vincent bamuhirike nuko bisaba nyine ko bagomba kugira na Kinshasa, tukavana amaso hano muri za Uvira tuba twumva ko ariho ibintu bigomba kurangira, za Kisangani na za Warikare n'ahandi hose. Vincent mu magambo yatangaje babizi yuko banyaga bakunda gutangaza yuko na Kinshasa bazagerayo. Nta jambo yigeze avuga, yaba we ya Betrabisina ko Betrabisina ni ibibazo bitarenga bibiri yasubije abanyamakuru. Nta wigeze atangaza yuko AFC 23 gifite gahunda yo kugera Kinshasa igakura ubutegetsi bwabo. Ntabwo ku jisho ry'umunyamakuru umusesenguzi se none Vise niyo bavuga ko bagomba kuzahirika cyangwa se kureba aho bashyira Tshisekedi kugira ngo abakongomani bagire ibiganiro. Urumva wowe nk'umunyamakuru nk'umusesenguzi bizakorwa mu buhe buryo? Urebye icyo yashaka kuvuga ukurikije n'ibyo bakundaga kuvuga, kuko AFC 23 yivuga yuko bifuza ko uburasirazuba bwa Kongo bwigenga, cyane cyane Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Wabonaga yuko ashaka ko Tshisekedi bazamushyira kure y'iyi ntara, bakavuga bati iyi ntara ya Nord Kivu na Sud Kivu twecyo dukeneye ni federalisme. Ati kandi yashoboka ko Tshisekedi adahari. Wabonaga ibyerekeranye no gukomeza kurwana kugera Kinshasa atari imbaraga cyane nko guha imbaraga yuko Nord Kivu na Sud Kivu byakigenga. Hanyuma Tshisekedi agahirikwa herero sasa. We icyo ubona ntabwo amagambo yavugaga cyangwa uburyo wabonaga morale yari afite ugira ndagira ngo tuve ku byaho yavuze tujye mu busesenguzi nk'ijisho ry'umunyamakuru, uko ubibona mu busesenguzi bwawe. Nibyo ndimo nshingira ku byo bagiye batangaza mu gihe gitandukanye, nkareba n'ibyo batangaje ejo. Ubona bo icyo bagamije ari uko Tshisekedi atagira ububasha mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, kuko AS ubona ibyifuzo ifite nk'uko inabitangaza mu bihe bitandukanye. Yifuza ko izi ntara zombi ziri ntara imwe bikigenga, ikaba nka leta yabo, bo badashishikajwe no kugera Kinshasa, kuko yavugaga ati twebwe Tshisekedi turifuza yuko aha intara ya Kivu y'Amajyepfo amahoro ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubona yuko icyo bifuza bavuga bati Tshisekedi agume mw'ibyo bice natwe tuguma. Vise hanyuma rero tuve aho ngaho sasa twinjire niba turi bubyite ngo ni after party, after conference. Oscar Barinda nawe rero aba agize atya rwose, we nta kundi rwose iyo aje aza ameze nk'ubaga nta kinya, arangije ati ibitero bari kubitegura, ati Tshisekedi barateguye, ati ngaba 100,000 rwose byamaze kugera muri Uvira, nta biganiro bashaka, barashaka intambara, atariko ikiriho nuko uru rugamba tugiye kururwana.
yabivuze mu ijambo ryiza aravuga ati barimo barategura intambara. wenda mbere y'uko vise mbere uko turigaruka reka tubanze twumvisha abadukurikiye iri jwi kugira ngo twinjiremo neza. Sawa cyane. wewe nyine afande Corneille Nangaa amaze gutanga ikiganiro hariya ashaka gutangariza isi yose n'abakongomani ko Tshisekedi na leta ye banze ibiganiro ahubwo batoranyije inzira y'intambara. Ubu ngubu yatangije intambara yeruye cyane igamije gukuraho bene wacu b'abanyamurenge hariya mu misozi ya Minembwe, aho yashize abasirikari barenga 30,000 kugira ngo babamare babarimbure. Yagabye ibindi bitero ahitwa Ruwinja muri Walungu agamije gusatira umujyi wa Bukavu ngo ufate yigarure n'ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse aze asatira na Goma. Hano ahandi yateye ni za Warikale agamije kugera Masisi no kuza za Mushaki za Rubaya zose akayisubiza, mbese agamije kwisubiza uduce twose Alliance Fleuve Congo M23 yamaze kugeramo, ashaka no gutsembatsemba no kurimbura abakongomani babutuyemo. Muzi neza ko yabihize. Ubu ngubu yafunze amabanki yahangaha yicisha abaturage inzara. Uyu munsi mwabonye ko twatangije amashuri yatangiye umunsi ku itariki ya 1 ukwezi kwa 9. Ababyeyi barimo bararira babuze n'amafaranga yo kugura amakaye n'amakaramu y'abana babo. Ubundi turacyemera ibiganiro ko ikibazo cya Kongo y'Uburasirazuba kizakemurwa mu buryo bw'ibiganiro. Ni ikibazo cya politiki gikwiriye gukemuka mu nzira za politiki. Inzira za politiki rero ni ukwicara ku meza tukaganira. Maze kubabwira hano ikintu cya mbere icyo dushyira imbere ni ibiganiro, urumva, ariko no ku bindi turiteguye turi tayari. Nashoza intambara tugiye kwirwana. Intambara yayishoje ahubwo Buvira biragenda. Tugiye kwirwana kandi aho muri turuka hose tuzawuzima. Oscar Barinda rero ati rwose ati nta kundi tugomba kubigenza, ati ibyo bitero twiteguye kubisubiza inyuma. Aya magambo vise ni amagambo noneho nubwo wenda noneho tujya in deep cyane ngo turebe uyu mugabo Oscar Barinda we arasa naho akubitira ikinyoma hagaragara rwose, agaragaza ko ibishoboka rwose n'ubundi umwuka w'intambara nta kabuza imirwano igiye kuba ndetse inakomeye. Washyiraho n'amagambo aherutse gutangazwa na Tshisekedi avuga ko abona ibyo hanze cyangwa se ibiganiro byo biri kubera hanze ya Kongo ntacyo bizafasha, ndetse n'ibibatangaza ukabona ko urugamba uko byaba kose hagiye kwibera icyitwa imirwano pe ikakaye cyane. Wabonaga yuko Nangaa avuga imvugo yorohera amatwi, ubona yuko igengeseraga mu magambo yavugaga. Ariko Dr. Barinda Oscar nta kwigengesera, we yavuze mu ijambo rikomeye cyane. Aravuga ati twebwe twatangaje yuko aho urufa rw'amasasu ruzahera ariho tugomba kugera. Baramaze bati Uvira urabivuga wiki, ati Uvira twebwe turabona yuko Tshisekedi nta kinga ari gutegura n'imirwano. Ati natwe twiteguye kururwana. Mu ijambo rimwe rero urabona yuko Oscar we mu ijambo rya gisirikare nubwo ari umusivili ariko we yavuze nk'umusirikare, yagaragaje yuko nabo baticaye batari burera amaboko, bagiye gukora ibishoboka byose kandi na za Uvira bakagerayo. Yemeza ko hari ahantu hamaze kugera ingabo zirenga 30,000 Vincent. Yabigaragaza ubutegetsi bwa Kinshasa ati ibyo ukora ni ukuzana abasirikare gusa, ataho gushyira effort mu biganiro n'intambara. Ati rero twebwe turabamenyesha yuko twiteguye kurwana urugamba. Nawe yagaragaje ko mu by'ukuri AFM 23 iticaye nayo iri kurutegura. Icyo yavugaga nubwo Oscar Barinda we amagambo yo kuyumva bisaba kuba umaze iminsi umwumva. Bagenda yavuga ibitekerezo yatanze ubushize ukabona uyu munsi abaye nk'ugishyigikira. Urabizi yuko yaheruka kuvuga ati Uvira ikibura ni isaha. None urumva yavuze ngo twiteguye kururwana. Urumva ko isaha yageze.
ya reka tuve aho rero sasa kuko ndabona amasaha rwose ntabwo ari guhagarara akomeza kugenda rwose akomeza agenda reka ahubwo duhite twinjira sasa mu byatangajwe na Moise Nyarugabo mu burakari bwinshi rero nawe akaba yagize ibyo atangaza bwana Vincent. Moise Nyarugabo mu burakari bwinshi avuze ati ubutegetsi bwa Kinshasa burimo burategura gutsemba abanyamurenge muri Sud Kivu. Ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Goma avuga ko leta ya Kinshasa afite ibimenyetso bifatika yuko abanyamurenge igamije kubatsemba ikabamaraho. Aravuga ati mu bice bya Plateau d'Uvira, Fizi na Mwenga hagaragara ibikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bafatanyije n'ingabo z'abarundi. Halo. Yego Vincent. Ati turabona yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bufite plan yo kumaraho abanyamurenge kubatsemba. Ati rero muri Plateau ya Uvira, muri Fizi, muri Mwenga, ati ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bafatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa Zareno na Mayimaji. Ati ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ati urabona yuko ibikorwa bakora ari byo kumaraho abanyamurenge. Yamaganye iri tegurwa ry'iri tsembabwoko nk'uko yabivuze mu magambo ye. Aravuga ati mu bice bya Minembwe, ati mu bice bitandukanye birimo abanyamurenge, ati hamaze gusenywa imidugudu igera muri 400. Ati kandi bikozwe na FARDC n'aba bafatanya babo nk'uko yabivuze. Aravuga ati inka zirenga 80% zaribwa, izindi ziritwa z'abanyamurenge bikozwe n'ingabo z'abarundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati guhera muri 2017 abanyamurenge bakomeje guhura n'akaga kabaterwaga na FARDC. Ati none ubu ngubu hagiyeho ibibazo baterwa na FDLR, Mayimayi, Imbonerakure, umutwe washinzwe na Tshisekedi wa Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi. Ati ubona nta kintu bagamije ari ukumaraho abanyamurenge. Mu by'ukuri icyo yakoraga yagira ngo yereke si uburyo Kinshasa iri yitegura kumaraho abanyamurenge kandi no kubagirira nabi. Icyo yakoraga akanabyamagana, agasaba abaturage ba Kongo ko bakwiye gutahiriza umugozi umwe, noneho bakamagana ubutegetsi n'ipura yo kumaraho abanyamurenge bakayamagana. Ya Vice na hanyuma tuva rero kuri Moise Nyarugabo tugaruka kuri Martin Fayulu watangaje ko rwose atakitabiriye inama cyangwa se atakitabiriye ubutumwa ari yahawe na Tabombeki rwose hara muri South Africa. Ibyo ni itangazo ryasowe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 2025. Aho iri tangazo Martin Fayulu avuga yuko yashimishijwe no kuba Fondation Tabombeki yaramutumiye kugira ngo baganire ku mahoro ndetse n'umutekano bya Afurika. Aravuga ati mufite ibitekerezo byiza byo gutegura iyi nama ku itariki 3 kugera ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9. Ati kuko ni inama nziza izagaragaramo kuganira ku byazana amahoro muri Afurika, ndetse tukaba twanatombora tukaganira ku bya Kongo nk'uko mwabinyanditse nk'uko abivuga. Aravuga ati shingiye rero ku byo mwanyandikiye, ati ariko nkabigenzura neza mbona ko mutatumenyesheje muri rusange abazitabira ino nama. Ati cyangwa mutumenyeshe ibizaganirwaho. Ati byose mbirebye mbona yuko yabyitse ngo harimo icyo bita perplexity, nimo gucana ati mwaraducananyikishije mutubwira ibintu bidasobanutse. Ati kuri ibyo rero ntabwo nzitabira ibi biganiro byanyu. Ati kubera yuko mu gihugu cyanjye, ati harimo processus yo kuba habaho ibiganiro bihuza abanyekongo. Ati iyo processus ikaba yaratangiwe n'ihuriro ry'amadini katolika ndetse n'amadini asanzwe aya ngaya y'abaprotesta. Ati rero bishyigikiye ibi byatangijwe n'amadini kugira ngo torere ibibazo biri muri Kongo tubone amahoro arambye.
ati kandi Union Africaine yashyizeho umuhuza ariwe perezida wa Togo Faure Nyasimbe, ati rero ntabwo najya kure y'izi initiative ngo nitabire ino nama yanyu itaragaragaje umurongo bizaganirwaho, itaragaragaje abazitabira. Ati ibyo rero ntabwo nzabyitabira kubera ko mutatweretse nyizina umurongo ufatika w'ibizaba byigirwa n'inama. Ati ikindi kandi ntabwo uri mu bahuza bashyizweho na Union Africaine. Ati ibyo byose rero bituma ntazaboneka mu nama yanyu. Ati kuba yantumye ndagushimira. Ariko ukabona yunze mu rya Tshisekedi adashaka kwitabira inama. Tshisekedi yavuze ko atazitabira kandi abizi yuko baheruka guhura. Ukabona ko yanze kuyitabira Tshisekedi atagiyeyo. Mu by'ukuri urebye mu ijambo rimwe yanze kugaragara nabi kuri Tshisekedi. Vise reka twigarukire Kinshasa uwitwa Constant Mutamba uyu nguyu we ngo icyo yakoze ngo yasuye imva ya se wa Tshisekedi, ubwo ni se wa Tshisekedi rwose bakunda kwita cyangwa se witwaga Etienne Tshisekedi. Ubwo birumvikana niho ejo yaba yageze atya agasura. Urabizi ko harateganyijwe yuko bamusomera ku byakurikiranyweho byo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'ikigega Frivawo. Mbere yuko rero agera bamusomera yabanje gusura imva ya perezida ya se wa perezida nyine Tshisekedi ariwe Etienne Tshisekedi wa Murumba. Abitubahiro mbere yo gucibwa nyine urubanza nk'uko byari biteganyijwe. Ariko abakurikirana baje bakavuga bati mu buryo bwo kugira ngo agaragaze yuko adakwiye gukatirwa. Byanarangiye n'ubundi ejo urubanza rwe rudasomwe ngo rurangire. Bakaba bararutubitse bakaba baza kongera kurusoma none nubwo abunganizi be batabyishimiye. Ariko ukabona ibyo byose byo gusura iyi mva ya Etienne Tshisekedi wa Murumba, ukabona ibikorwa byagiye bikorwa mu bihe bitandukanye, ubona ko ari ibigamije kwerekana amarangamutima no kugira ngo adakatirwa. Nguko rero reka twigendere tujye muri Senegal. Perezida Kagame cyangwa se His Excellency Paul Kagame yifatanyije na perezida wa Senegal. Ndagira ngo twinjire muri inkuru bwa Vincent. Nibyo perezida Kagame yifatanyije na mugenzi we wa Senegal Bassirou Diomaye Faye. Inama yahariwe urubyiruko ku byerekeye ubuhinzi no kwihaza mu biribwa muri Afurika iyo bise Africa Food System Forum. Yari urutakare aho hibanzwe ku byafasha urubyiruko gufata mu biganza byarwo urwego rw'ubuhinzi muri Afurika. Perezida Kagame rero akaba yari umutumirwa w'ingenzi kandi n'umuntu w'inararibonye yaba mu miyoborere, yaba mu iterambere, yaba ku bishuti y'urubyiruko ndetse n'ibindi byiza yagiye agaragarwaho muri Afurika. Akaba yari yatumiwe rero mu inama kugira ngo nawe ashyire ibuye rye ryo kubaka igihugu cya Senegal, kuba urubyiruko rwaba abantu bafata ubuhinzi mu maboko yabo kugira ngo butere imbere muri Afurika by'umwihariko, ariko cyane cyane n'iki gihugu cya Senegal. Akaba yatumira akaba yitabiriye iyi nama kandi atangamo inama ndetse n'ibitekerezo by'ingirakamaro. Hanyuma tuvuye aha rero tugaruke hano iwacu mu Rwanda. Biravugwa cyangwa se rwose turebe ibiri kuvugwa mu Rwanda. Ikivugwa rero ni ibyatangajwe na perezida n'undi w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda. Ndagira ngo nabyo Vincent tubigeze ku badukurikiye. Nibyo ni mu nama itangiza umwaka w'ubucamanza 2024-2025. Urukiko rw'ikirenga nyine mu Rwanda Mukanaganza Domitira yatangaje ko umwaka w'ubucamanza 2024-2025 hashyizweho imbaraga mu kuburanisha imanza zinjira mu nkiko no kugabanya ibirarane. Aho yavuze yuko mu manza zirenga 180 zari mu nkiko haburanishijwe zirenga 109. Yabivuze arangiza umwaka w'ubucamanza 2024-2025 atangiza 2025-2026.
hanyuma vise itsinda rero mu by'ukuri ry'abakozi bavuye muri Congo Brazzaville basuye Kigali ibyo byari bimeze bite? Ni itsinda ry'abakozi ba minisiteri y'ubwubatsi n'imiturire mu mujyi wa Congo Brazzaville basuye nyine u Rwanda mu rwego rwo gusangira ubumenyi ku miturire n'imitunganyirize y'imijyi. Irivuga yuko ryanyuzwe n'uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kwihutisha serivisi zihabwa abaturage. Abo mu ijambo rimwe bari baje kugira amasomo bigira mu Rwanda abitewe n'iterambere bahabona haba mu mijyi ndetse haba n'uburyo inyubako mu Rwanda ziba ziteguye. Twinjize muri update rero sasa. Twakomereza mu Bufaransa. Mu Bufaransa makuru ahari Abafaransa biravuga yuko bashengurwa n'umudiplomate wabo umaze iminsi afungiye muri Mali. Mali yanze kurya umunyu iravuga iti umudiplomate arimo araduhemukira aduteza abantu avuga ibyo tudakora ashaka kwinjirira ubutegetsi bwacu ashaka gukora ubutasi. Bamutaye muri yombi ariko ntibyari bisanzwe yuko ubundi abadiplomate bataza muri yombi birukanwaga. Bamutaye muri yombi rero igihugu cy'Ubufaransa cyane cyiswe n'umudiplomate wabo watawe muri yombi amarika babwira ati twebwe ntabwo iby'ubukoloni tukibirimo. Numva twasoreza muri Israel ndetse na Afghanistan. Yego. Israel rero nayo itangaza yuko ngo yivuganye mu bugizi wa Hamas nk'uko yabitangaje. Afghanistan naho ibivugwa yuko nuko abantu bagera muri 800 bishwe n'umutingito. Abandi 1000 bagakomereka ku buryo bukomeye. Yego. Numva twasoreza. Urakoze cyane Vincent. Urakoze kandi gushimira. Yes, bakunze Jeune Official rero nuko nguko rwose ibintu byifashe muri iki gitondo. Ayo rero namakuru yaragezweho. Reka rero dukomeze kugenda tubakurikiranira nandi makuru agezweho kugira ngo no mu yandi masaha muri wa mwanya wa update time tuze kwa tugenda tubaha nandi makuru ari buze kuba agezweho. Turabakunda cyane rero yari Fighter ndetse na Vincent iyi ne Jeune Official kanda subscribe niba utarayikanda ukandi no kunzogera kugira ngo riko dushizo inkuru uzajye uyibona mu bimbere. Hanyuma ku rundi ruhande ariko mwe mwabikoze ntimuze kwibagirwa like ndetse no gusharinga kugira dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Turabakunda cyane. Ciao. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke. Abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity.